Haleluya bene data nshuti bakundwa, nkuko bisanzwe aha ni ku ijambo Buhora TV, hano tuvugira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, niho dutambukiriza ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana. Murabizi ni bisanzwe nakagaruka, nkuko twabasezeranije ko ubu noneho tutazongera kubura ku ijambo Buhora TV. Rero turashima Imana ko iki turinze, kandi namwe tuzi neza ko Imana ibarinze. Dushimira bene data turi kumwe muri uru rugendo badahwema gukurikira ijambo Buhora TV umunsi ku munsi. Ndabashimiye, Imana ibaha umugisha, kandi ijambo ry'Imana ritambuka hano kuri no shene rigiye ribakomeza muri byose. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Samuel wa mbere ibice 18 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 16. Hano turasangamo urukundo rukomeye cyane, urukundo rw'umugabo witwa Yonatani ndetse na Dawidi. Ahangaha biratubera urugero rwiza rwo gukundana by'ukuri, biratubera urugero rwiza rwo kwizera Yesu, tukizera Imana nk'umukiza wacu, kuko Imana iyo itatanze urukundo ntabwo byakunda. Hano muraza kumvamo amateka akomeye cyane, uburyo Yonatani yatewe igishyika n'urukundo rwo gukunda Dawidi. Mwibuke neza aho Dawidi yaravuye mu mukumbi wa Seyitiro, azanwa kubw'impamvu zo kugira ngo atorezwe kwa Sawuli ndetse bizarangire amusimbuye ku ngoma. Rero ni ibintu bitajya bikunda koroha cyane kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya, ariko bene data niyo mpamvu tubazanira amagambo meza y'Imana ari mu byanditswe byera, kugira ngo tubashe gusobanukirwa kandi bibashe kudufasha muri byose. Amagambo arimo aha rero ni amagambo meza cyane, ariko murabizi mbere yuko dutangira turabanza tukiragiza Imana. Imana akaba ari ituyobora mu ijambo ryayo, kuko Imana itatuyoboye twebwe nta kintu twakwigezaho. Murabizi namwe, umuntu wese wiyoboye iteka ryose ntago uba urimo kuvuga ibyawe utavuga iby'Imana nk'uko yakwihamagariye ubwayo. Rero kubera ko twebwe twahamagawe n'Imana ndetse tugahabwa Yesu Kristo w'umukiza, tugahabwa umwuka wera, niyo mpamvu twahagurukiye kugira ngo tubashe kuvuga iby'Imana itubwiye tutavuze ibyo twibwiye. Rero bene data bakundwa, reka dufatanyirize hamwe gusenga kugira ngo twinjire mu mujyi umwe, kandi Imana yo mu ijuru ibane natwe muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ryayo. Mana data wa twese, Mana mwana, Mana mwuka wera, tugushimiye kubw'aka kanya uduhaye. Mwami, ntabwo ari umwanya ubonwa na buri wese. Uwiteka, ni umwanya udasanzwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mushimiye rero kubw'ijambo ryawe ritambuka binyuze kuri no channel yawe watoranije kugira ngo ijye inyuraho ijambo ryawe, kandi ababasha kumva ijambo ryawe bakarikunda, Mwami, nabo babashe kurigiraho umugisha. Nyagora ku ngoma Imana. Rero muri aka kanya nongeye gushimira buri muntu wese utega amatwi ijambo ryawe, kandi shimira Mwami buri muntu wese ubasha kugira icyo akora kugira ngo ijambo ryawe Mwami ryamamare hose. Nyiringabo Imana, rero muri aka kanya nongeye kugushimira kubw'ijambo rigiye gutambuka. Ndakwinginze ngo ubumbure akanwa nk'uko tubigusabye Mwami, kugira ngo ijambo ryawe ryamamare ku isi hose. Abumva Ikinyarwanda ndetse n'abatranslatinga nabo Uwiteka babashe kunyurwa naryo. Kandi Uwiteka nyiringabo Imana, ndabizi neza ko ijambo ryawe Uwiteka ufite inyota yaryo, nyagora ku ngoma abasha guhabwa imigisha. Ngaho rero umugisha wawe nugere kuri buri muntu wese tugiye gufatanya muri uru rugendo,
umuntu wese ugiye gutega amatwi akumva ijambo ryawe, ndakwinginze Uwiteka Nyiringabo ngo umuhe umugisha kandi azaragwe ubwami bw'ijuru. Mwami rero ndakwinginze ngo umwuka wera abe ari we uba muri twe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi ubane natwe kugeza dusoje. Amen. Imana rero nihabwe icyubahiro. Uwiteka iyo tumuhaye ikaze abana natwe, murabizi namwe. Ni Rudasingwa rero ku batanzi nk'ibisanzwe, ni Rudasingwa ugarutse. Abatanzi njyewe nitwa Rudasingwa Emmanuel, ndi umukristo. Kristo yankunze ntaramumenya, ankura mu byaha, ampa agakiza ke ku buntu. Nanjye rero icyo niyemeje nuko ntazamuvaho. Nawe mwene data, icyo nkusaba nuko uyu mwami umukurikira kandi umukurikiye ntahomba. Ndababwiza ukuri, iby'isi birahomba, ubutunzi burashira, ariko uyu mwami umukurikiye, ndababwiza ukuri kwisumba byose, ubona amahoro abandi bose batabona. Ibitero biraza, Yesu mukagendana. Abakurwanya baraza, Yesu mukagendana. Ariko ndababwiza ukuri kwisumba byose, ngenda umuhamya w'ibyo Yesu yankoreye. Ko igihe cyose namutabaje yarantabaye. Igihe cyose nagiraga mu ntambara nkabwira ngo Yesu ndegera, n'ukuri yarabikoraga. Niyo mpamvu rero nanjye sinapfa kumureka. Nawe rero icyo musabye mukomereho, kuko ni umwami usumba abandi bose. Ni umwami uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Rero tutizimbye mu magambo, reka tubanze dusome aya magambo meza cyane, aya magambo atwigisha kugira urukundo, ndetse atwigisha ko urukundo nta muntu uriho urukundo, ariko Uwiteka iyo yamaze kukuzamura, aribyo nababwiraga ngo iyo Yesu umushyize imbere yawe agukundisha n'abakwangaga. Iyo Yesu agushyize imbere agutera igikundiro kidasanzwe ku buryo n'amahanga yose agukunda. Ahangaha niho mugiye kumva ijambo ryiza. Ahangaha aho umugabo witwa Dawidi yavuye kwa se mu mukumbi wa se. Mwibuke neza ko yavuye mu ntama arazaza kwa Sawuli. Icyo bari bamuhamagaye ngo byari kugira ngo ajye abasha kumucurangira. Ariko tugiye gukurikira ahangaha aya magambo, araza kuduha ihumure kandi aradusubizamo imbaraga. Tumenye neza ko nubwo tuba turi mu isi, nubwo tuvuga ngo abantu baratwanga, nubwo tuvuga ngo turi mu bihe bikomeye, ariko Uwiteka iyo umwikomejeho, ndakubwiza ukuri ibyo byose biraza bigacaho bikagenda. Reka rero dusome tutarambiranye. Nongere mbibutse ko ari muri Samweli wa mbere ibice 18 uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa 16. Aho niho tugiye gusoma. Mufate Bibiliya zanyu ubundi dufatanye gusoma ijambo ry'Imana, kandi n'abatazifite nabo mukurikire, kuko nicyo tubereyeho kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana kandi rinyura imitima yacu. Mu by'ukuri rero tugiye gusoma iri jambo, mwitegure dusome. Titre y'ijambo iravuga ngo urukundo rwa Dawidi na Yonatani. Birabatungura cyane uburyo umwana w'umwami yakundanye n'umwana nakwita uw'umuryango w'isuzugurwa. Icyo kintu nawe ubwanyu ntabwo mwahita mucyumva cyane, uburyo umwana wa perezida ashobora gukundana n'umwana wo mu cyaro bite, kandi yaraje nk'umugaragu, ariko akamugiraho igikundiro kidasanzwe. Ariko aho tuzakomeza muri iyi mirongo, muzasanga uyu mugabo yari afite ishurirwa rikomeye cyane kuri Dawidi, kandi yari umwana w'umwami Sawuli. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uhera ko uba agati gakubiranye n'uwa Dawidi, kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda. Maze uwo munsi Sawuli ajyana Dawidi iwe, ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi. Bukeye Yonatani na Dawidi
basezerana isezerano kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Yonatani yijishuramo umwitero we Yonatani yijishuramo umwitero we yari yiteye, awuha Dawidi n'umwambaro we ndetse n'inkota ye n'umuhemba we n'umukandara we. Nuko Dawidi akajya ajya aho Sawuli yamutumaga hose, akitonda. Sawuli amugira umutware w'ingabo ze, abantu bose barabyishimira, ndetse n'abagaragu ba Sawuli barabyishimira. Kuri 6 Dawidi, umutwe w'amagambo aravuga ngo Dawidi asingizwa na rubanda. Ahangaha ni intambara yavukiye. Bene data mutega amatwi, intambara ijya kuvuka ahangaha Dawidi tugiye gusoma. Reka tubanze dusomere ijambo, ariko mubare mutega amatwi. Bene data mutega amatwi, abafite Bibiliya muzifate, ubundi dusangirire ijambo, kandi muraza kubonamo inyungu ikomeye cyane, uburyo Imana ishobora kukurindira mu rupfu kugira ngo icyo yaguteguriyemo kibashe gusohora. Ngo nuko mwitabaruka ryabo Dawidi agaruka amaze kwica Abafilisitiya, abagore bava mu midugudu ya Isiraheli yose baririmba babyina, baza gusanganira umwami Sawuli bafite ishako n'inanga z'imirya 3 banezerewe. Muri iryo singiza abagore barikiranya bati, Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Sawuli abyumvise ararakara cyane, ababazwa n'iryo jambo, aravuga ati, Dawidi bamubazeho inzovu, naho njye bambazeho ibihumbi gusa. None se ashigaje iki kandi keretse ubwami? 9 Uhereye uwo munsi Sawuli akajya areba Dawidi ijisho ribi. Bukeye umwuka mubi uva ku Mana ahanga kuri Sawuli cyane, asaragurikira mu kirambi cy'inzu ye. Dawidi aherako acuranga nk'uko asanzwe akora iminsi yose, kandi Sawuli yari afite icumu mu ntoki. Sawuli aherako aterura icumu, yibwira ko yahamya Dawidi rikamushita mu rusika. Dawidi yizibukira kabiri amuri imbere. Nuko Sawuli atinya Dawidi nk'uko Uwiteka yari kumwe nawe, kandi akaba atandukanye na Sawuli. Nicyo cyatumye Sawuli amwivanaho akamugira umutware w'ingabo 1000. Dawidi akajya atabarana nazo bagatabarukana. Dawidi akajya yitonda mu byo yakoraga byose, kandi Uwiteka yari kumwe nawe. Nuko Sawuli abonye ko akiranuka rwose mu byo akora, aramutinya. Ariko Abisiraheli n'Abayuda bose bakundaga Dawidi, kuko yajyaga atabarana nabo bagatabarukana. Haleluya! Uwiteka Imana ihabwa icyubahiro. Mu by'ukuri uyu mugabo Dawidi na Yonatani, murumva ko bari bafitanye amateka akomeye cyane. Ariko amateka bari bafitanye ngo yaturukaga herero, amateka bari bafitanye yaturukaga ku Mana. Mwibuke neza, Sawuli yagiraga igihe agaterwa n'imyuka. Imana ngo yageze igihe imuteza umwuka w'ibisazi. Iyo myuka y'ibisazi, uwo mwuka w'ibisazi, mwibuke ko waturutse ku Mana.
mwibuke ko uwo mwuka waturutse ku Mana. Hari abantu bajya bibwira rero bakavuga ngo ese Imana ishobora kuguteza amakuba. Imana irayaguteza cyane. Imana iteza amakuba, ariko iguteza amakuba bitewe nuko ishaka kukunyuza mu bihe ushobora kuba utarayumviye kandi yaguhaye impano zayo. Noneho icyo gihe iyo utayumviye kandi yaguhaye impano zayo, ikintu kibaho yo ahangaha Imana Bibiliya idusobanurira neza uburyo Dawidi yakundanye na Yonatani. Nitumanuka tukagera hasi tuzabona neza uburyo Yonatani yagiranye amasezerano na Dawidi, kuko Yonatani yari afite amakuru kuri Dawidi ko Dawidi yahamagawe n'Imana. Yonatani agira aho asezerana na Dawidi amusezeranya yuko we n'umuryango we, kugira aho Yonatani yavuze ati ndakwinginze uzankundira umuryango, kuko yari afite amakuru. Ariko ikibazo akagira umubyeyi wanangiye umutima. Babyeyi bantu b'Imana, mureke tugandukire Uwiteka. Hahangaha Dawidi ijambo rikabitubwira neza uburyo Dawidi yitwaraga imbere y'umwami. Yagendaga gake imbere y'umwami kuko yari azi neza ko Uwiteka ari kumwe nawe. Ariko akagira mu ntambara zikomeye akitwarika akavuga ati reka ngende gake. Kugeraho Abisiraheli bose ndetse n'ingabo z'umwami zakunze Dawidi cyane. Ariko ahangaha Sawuli yababajwe nuko ingabo ngo abadamu bose ba Isiraheli ngo bavuye ku itabaro. Bibiliya yabitubwiye uburyo abadamu bahagurutse bakaza, bazana imbyino, bazana n'intanga y'imirya itatu, baza bacuranga, ngo barangije ngo bashima, ngo bavuga ngo Dawidi, ngo Sawuli yishe ingabo 1000, ngo ariko Dawidi yica inzovu. Icyo nicyo cyababaje Sawuli. Kimaze kubabaza Sawuli, niho yahise yikurira noneho undi muvumo wihuse Imana, amaze kuvuga ngo niki gisigaye kugira ngo Dawidi abe umwami. Haleluya. Niki gisigaye? Arangije ikintu cyabaye niki? Imana yahise imugirira umujinya noneho ukomeye, irangije imuteza wa mwuka w'ibisazi. Atangira kwigaragura. Atangiye kwigaragura kuko kari akazi ka Dawidi ko gucurangira umwami kugira ngo wa mwuka Imana yamuteje w'ibisazi uhunguvemo ugende. Bivuze ngo y'Imana iguteje ibigeragezo, n'ubundi yohereza umuntu wayo akabigukuraho. Nukuri niko bigenda. Ariko bisobanuye ngo rero uyu mugabo ahangaha amaze kugira umujinya Dawidi, Imana nayo iramurakarira cyane, imuteza bya bisazi. Noneho atangira kujya ahora agira ibyo bibazo, yagira ku gihe cyo kumva yongeye kumugirira ishyari, Imana ikongera ikamuteza ikindi kigeragezo. Hanyuma Dawidi akomeza kubana na Sawuli gutyo, Dawidi akomeza kubaha umwami gutyo. Ariko aravuga ati umwami nzabana nawe kuko ari Uwiteka watumye mbana nawe. Ariko ahangaha ikintu gikomeye cyane gishimishije ni ukuntu Imana yatanze umwana w'umwami akaba inshungu y'umugaragu. Bantu b'Imana, mureke mbabwire, iyi Mana icyo nyikundira. Umuririmbyi yarimye ngo ni Imana ikenyuza abami ku ngoma, ngikura abami ku ngoma ikimika abandi, ngo ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ahangaha ni ikimenyetso cyerekana ko Imana ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera. Hano Sawuli mwibuke neza ko yateye Dawidi icumu, kandi yaraje kumugira gute? Kumucurangira kugira ngo imyuka ihunge bene data. Namwe mu nyumvire, kubera iki? Iravuga ngo ankuye ku ngoma, ankuye ku ngoma. Ariko si Uwiteka kare babishatse, yari mubuze kujya ku ngoma. Ariko Imana yacu kuko ari Imana nziza, Imana ijya mu mutima wa Dawidi, imuteramo umutima wo kubaha umwami. Mureke mbabwire, mu bino mu byiza mureke twubaha abatwanga, kuko twubahe
abo tubona nk'abakomeye kandi imbere yacu batadukunda, nta gikundiro dufite, ariko ndababwiza ukuri hano Imana yateye igikundiro. Nidukomeza ahangaha muzasanga ahantu Yonatani na Dawidi bagiye inama, bajya inama ikomeye cyane, bajya inama ivuga ngo ngiye kumenya amakuru, ngiye kumenya amakuru impamvu papa akwanga, kuko Dawidi yaravuze ati rega papa warashaka kuzanyica. Ariko bene data, Imana igiye itangira inshungu, igatanga inshungu ahandi ubona ko itashoboka. Aha hantu ndashaka kubabwira ngo igihango Yonatani yagiranye na Dawidi, bene data natwe tukigiranye twazagera kuri hashoboka muri uru rugendo. Aha rero bene data, icyo nshaka kubabwira gikomeye, mutega amatwi ahantu urukundo rwa Yonatani na Dawidi rwakomereye cyane. Ahangaha niho nshaka ngo mutega amatwi noneho mwumve neza, nibwo muri bumenye ngo urukundo ruturuka ku Uwiteka rumeze ruti. Ese niki gituma Imana ishobora kugukundisha wakabaye umwanzi wawe? Hano tugiye gusoma ku murongo ku gice cya 19 nanone, uhereye ku murongo wa mbere, aho Yonatani yagerageje kumenya amakuru neza. Ese data arashaka kwicira iki Dawidi? Haravuga ngo Yonatani ahakirwa kuri Dawidi, ahakirwa Dawidi kuri Sawuli. Mwibuke neza Sawuli ari se wande wa Yonatani, ariko umwana w'umwami agiye guhakirwa umugaragu. Haleluya! Umwana w'umwami agiye guhakirwa nde? Umugaragu. Mutega amatwi mwumvire ngo bukeye Sawuli abwira umuhungu we Yonatani n'abagaragu be bose ngo bice Dawidi. Ariko Yonatani mwene Sawuli yakundaga Dawidi cyane, nuko Yonatani aburira Dawidi ati, data Sawuli arenda kukwica, none ndakwinginze ejo mu gitondo uzirinde wihishe ahiherereye, nanjye nzasohoka mpagararane na data ku gasozi aho uzaba uri, mvugane nawe ibyawe, ningira icyo numva nzabikubwira. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, mwumve ko ari igihango. Bukeye Yonatani avugana na se Sawuli, amushimagiriza Dawidi, aravuga ati, nyagasani ntuzagirire nabi uwo mugaragu wawe Dawidi, kuko nta nabi yakugiriye, ahubwo imirimo ye yakubereye myiza cyane. Yahaze amagara ye, yica wa Mufilisitiya, Uwiteka atanga agakiza gakomeye mu Bisiraheli bose. Ngo Uwiteka atanga agakiza gakomeye mu Bisiraheli bose. Ubibonye urabyishimira, none niki gituma ushaka kumwica, ushaka gucumura ukavusha amaraso y'utacumuye, agahora Dawidi ubusa? Sawuli yumvira Yonatani, ararahira ati, ndahiye Uwiteka uhoraho ntazicwa. Yonatani aherako ahamagara Dawidi, amutekerereza ayo magambo yose. Nuko Yonatani azana Dawidi kwa Sawuli, aguma imbere ye nk'uko yari asanzwe. Haleluya! Namwe mutekereze ahangaha uburyo umwana w'umwami we yahagurutse akajya guhakirwa umugaragu, akagira n'ahabwira se ati, se papa, uyu mugabo Dawidi arazira iki?
mwibuke neza ko ibice 19 umurongo wa mbere hanga tumaze gusoma harasobanura neza uburyo yarahiye ko agiye kwica Dawidi. Ariko ku murongo wa 4 umwana amaze kubwira se, amaze kumubwira buri kintu cyose, ambwira ati uriya yararwanye agerageza kuguhesha icyubahiro, yica wa Mufilisitiya. None se papa ko yakugiye yagize neza akitanga haramagara ye, none uramuhora iki? Nkaho umwana yakagombye kuvuga ati papa tumwice. Kubera iki? Umwana agomba kumvira se. Ariko umwuka wera w'Imana yamanukiye muri Sawuli. Haleluya. Sawuli aragenda bigitambo, Yonatani aragenda bigitambo cya Dawidi imbere ya se. Ninde muntu udatinya se? Ninde muntu udatinya umubyeyi we? Ninde umubyeyi umunyamahane wamuhagarara imbere ukavuga udafite Uwiteka uhagaze muri wowe? Ntabwo bishoboka. Ariko turashima Imana kangaha Imana yatanze igitambo. Rero mwene data, inkuru ya mbere ishaka kuzana y'ihumure, inkuru ikomeye ni yuko ngiye kukubwira ngo muri ibi bihe bikomeye cyane, tugeze mu bihe by'inzangano, tugeze mu bihe by'urukundo ruke rwashize mu bantu, ndakubwiye ngo ngiye gusenga kandi tugiye gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe inshuti nziza, Imana iguhe umuntu uzakwitangira, Imana iguhe igitambo gikomeye cyane, Imana iguhereze Yonatani mu buzima bwawe, Imana yongere ikugirire neza hahandi bakuroze, hahandi bakugambanira, Imana ikuremo umuntu uzakaguha amakuru, kubera ko abagambanyi babaye benshi, kubera ko intambara zibaye nyinshi, kubera ko umuntu aza akareba undi akamwanga, akagenda akamuvugaho amagambo menshi, muba bakuvuzeho, mubumvisha amagambo akuvugwaho, uwo nguwo azaze avuge abakuvuga bose, kandi aza n'ukuri guturutse ku Uwiteka, kandi Imana iguha ibimenyetso. Ndajya nkubwire ngo muntu w'Imana ukurikira ijambo, muntu w'Imana ukurikira ijambo Ribohora TV, ndakubwiye ngo shiramanga, korera Uwiteka. Ndakubwiye ngo ntuzatinye kuvuga Yesu Kristo, ntuzatinye kuvuga Imana yawe, kuko Imana yarinze Dawidi ikamurinda gushitwa n'icumu kwa Sawuli, yagakomeza kihangana kugeza igihe Sawuli aviriye ku bwami Dawidi akwimikwa. Ndajya nkubwire ngo nuguhuye n'ibikugoye, ndakubwiye ngo nuguhuye n'intambara zikomeye, ndajya nkubwire ngo intambara zose duhura nazo, ndajya nkubwire ngo nubwo bagutanzemo ibitambo, ndajya nkubwire ngo nubwo bakumanuye ikuzimu, ndajya nkubwire ngo nubwo bakwicaje, ndajya nkubwire ngo nubwo bafashe inyenyeri yawe bagashaka kuyizimya, ariko Uwiteka yarayicanye, kandi yicanye ntizazimukunde. Ndajya nkubwire ngo kwiheba kwawe ni kugabanyuka muri ibi bihe. Ndakubwiye mu mwene data, ukibona ijambo Ribohora TV, ukibona ubutumwa bwiza, wumve ko ntabwo Dawidi yakagombye ko yari kwe kwa Sawuli, ariko Imana yafashe Yonatani iramufata imushyira mu cyimbo cy'umugaragu, irangije iravuga ngo noneho ngiye kwerekana ko ndi Uwiteka, ngiye kwerekana ko ndi Imana isumba byose, ngiye kwerekana ko ndi Imana yihagije. Aho Yonatani yagezeho nawe ashaka kumutera icumu, aravuga ngo reka mbanze menya amakuru neza koko ko data yarahiriye kwica uyu mwana w'Imana, ko data yamaze kurahira kwica uzamusimbura. Ariko ndagira mbabwire ngo Imana yacu ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itareba nk'abantu, ni Imana itareba isura, ni Imana itareba uburanga, ni Imana itareba uburebure n'ubugufi, ni Imana ikora mu gihe cyayo, ni Imana yiguhagurukije ntawe ushobora kukwicaza, ni Imana yibanye nawe mu bikomeye byose ugenda nayo, ni Imana ugera mu nyanja umuraba ugatera ikakuyobora. Ni Imana ikomeye bene data. Ndagira mbabwire ngo tugeze mu gihe cy'ihumure, tugeze mu bihe bikomeye, tugeze mu bihe bikomeye, ariko abo yaciyeho imanzi mu biganza abo ntacyo bazaba. Tugeze mu bihe abantu banamutse, tugeze mu bihe abantu bakoreye Imana bakagira aho ngaho bakamera nka Sawuli, kugeza aho bacika intege, kugeza aho bagira amashyara abandi, abahagurukijwe n'Imana buzuye umwuka wera, babandi bakabarwanya. Ndagira ngo ngo nutangira kurwanya umuntu uvuga iby'Imana, icyo gihe uzaba uteye wowe Imana uburakari.
itangire kukugiraho umujinya, itangire kukugiraho urubanza, itangire guteza umwuka wayo mubi. Ndajya nkubwira ngo Imana ntabwo Satani ari guteza imyuka mibi gusa, ahubwo iyo watangiye guta inzira y'Uwiteka, ndajya nkubwire ngo Imana iguha igihano gikomeye. Ndajya nkubwire ngo benshi bagiye guhura n'ibihano nk'ibyo Sawuli yahuye nabyo. Ndajya mbabwire ngo bene data, mwagiye mugira amashyari ubwoko bw'Imana, mwagiye mugira amashyari abavuga butumwa bavuga ubutumwa bwiza mukabagira amashyari, bahagurukijwe n'umwuka w'Imana mukabagira amashyari, aho kugira ngo mubane nabo, aho kugira ngo basapotinge, ariko mugahagurukira ahubwo kubarwanya. Ndajya mubwire ngo kurwanya kwanyu, ndajya mubwire ngo Uwiteka arabazi, yarababonye, niyo mpamvu yahagurukije, niyo mpamvu yamaze gushingaho ibirindiro bikomeye. Uwo nguwo azatanga igitambo gikomeye. Uwiteka guhereza ingabo ikomeye, Uwiteka guhereza inshuti nziza nka Yonatani, Uwiteka guhereza Yonatani uzagendana nawe, Uwiteka guhereza Yonatani inshuti y'umusaraba. Ndagira ngo mbahe inkuru y'ihumure muri ibi bihe bikomeye, muri ibi bihe bikomeye. Uwiteka azabe nawe arakuzi inshuti y'umusaraba. Mu ntambara urimo guhura na zarabikuzi, intambara z'imiryango, imiryango yakwanze, inshuti zakugiriyeho zikakuviraho indimwe, abantu witaga inshuti bakakubera indyarya, ubutunzi bwawe bwariganyijwe n'abantu. Ndajya mubwire ngo Yonatani arahari, Yonatani azakubera amaso, kuko Uwiteka aricyo yamuzaniye. Rero inshuti y'umusaraba, ndagira nkubwire ngo tujye gufatanya gusenga muri aka kanya, kandi ndagira nkubwire ngo umwuka w'Imana aramanutse. Ndagira nkubwire ngo cyumvire ijambo, ndagira nkubwire ngo usubiremo imbaraga. Wowe watewe ubukene n'abandi, warariganyijwe wamburwa ibyawe, ndagira nkubwire ngo Yonatani arahari. Ndagira nkubwire ngo inshuti nziza irahari, uwo nta wundi ni Kristo Yesu uri muri wowe. Ndagira nkubwire ngo Yesu yitanze nk'igitambo kugira ngo ubugingo bwawe burokoke, kugira ngo ibyawe byose byongere bigaruke. Warariganyijwe ariko Imana irabyemera. Ndagira nkubwire ngo cya igihe Yobu Satani yamwakaga, wibuke neza ko Uwiteka yavuze ijambo rikomeye. Aravuze ngo niba ari ikimenyetso ushaka, ngo ngiye kuguha umubiri we ngari ku bugingo, ngo ubwo bugingo ndetse n'ibyo afite byose ubijyane. Ndagira nkubwire ngo Yobu yarongera arasubizwamo imbaraga, arongera asubizwamo ibyo byose, ngo ndetse arakubirwa inshuro ebyiri z'ibyo yagiye abura. Rero mwene data mukundwa, nshuti y'umusaraba, ndagira nkubwire ngo ikomeze kuri iyi Imana, wigira gutendebuka kwinshi, ahubwo komera, shikama, kuko Imana yaguhaye Yonatani, yaguhaye inshuti izagendana nawe, kandi iguha inshuti y'inkoramutima, iguha inshuti uzababara ikababara, iguha inshuti n'imwe ariko irahari. Ntabwo dukeneye inshuti nyinshi mu buzima bwacu, ahubwo dukeneye inshuti imwe nka Yonatani. Uwiteka aguha inshuti y'umugisha. Ndayigusabiye mu izina rya Yesu. Wa mukobwa ndayigusabiye, wa musore ndayigusabiye, wa mubyeyi ndayigusabiye, wa mupapa ndayigusabiye, wa mama ndayigusabiye. Uwiteka Imana iguha inshuti nziza, inshuti kandi yujuje byose, inshuti ituruka ku Mwami. Uwo ni Yesu Kristo, kuko uyu munsi Yonatani ndamugereranya na Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, kandi niwe uduhagararira twese. Nubwo hariya Bibiliya itubwira neza ko Sawuli yanze Dawidi, ariko ntabwo Imana yatwanga, ahubwo yaduhaye ishungu, iduhaye Yesu Kristo kugira ngo atubere igitambo. Uwo niwe uturwanirira, uwo niwe ubona aho bikomeye akatwitangira, uwo niwe ubona aho bikomeye akaza akarwana intambara. Dore iyi si yuzuye imyuka mibi. Satani arahagurutse, imyuka y'abapfumu irahagurutse, imyuka y'abarangi irahagurutse, imyuka yose y'abarozi irahagurutse, abagambirira kukwica ngo ukenyuke, ariko Uwiteka ari kumwe nawe. Komera ushikame, iyakuremye irahari kandi irakurinze. N'ukuri hamwe ushikame, kandi iyi Imana iragukunda. Iyi Imana yankunze ikankura mu bikomeye, nawe ntabwo izakureka, ngo ntizaduhana, ngo ntizadusiga, ngo ahubwo izaduheka ku mugongo wayo. N'ukuri iraduhetse. Kandi reka nkubwire ko uriho uyu munsi ntabwo hari uko hatari abapfuye, ko uriho uyu munsi ufite ingingo zikora neza, ntabwo ari uko hatari abarimanitse amaguru n'amaboko kwa muganga, ntabwo ari uko hatari abageze mu murimo rugakanya, ariko uyu munsi Imana yakurinze. Amavuka yawe yarakomeye, amavuka yawe yari mabi cyane, wavutse utazi papa wawe, n'uyu munsi nturamumenya, ufite urwikeko mu mutima, ngese nzabona datane, ngese bambona gute. Uyu munsi wa none nzanye inkuru y'ihumure ko Kristo ari we so. Uyu munsi wa none nzanye inkuru y'ihumure ko ari umubyeyi uruta ababyeyi bose. Uwiteka Imana nibane namwe, Uwiteka Imana nibane natwe twese, kandi
ijambo ry'Imana ribe muri twe. Kuri iyo niyo nkuru y'ihumure nari mbazaniye, kandi Uwiteka akomeze atwagure muri byose. Kubwira ijambo rero mwene data, ndagira ngo mu mutima wawe warutsinzwe no kwiheba, warutsinzwe no kwiganyira, warutsinzwe no kumva umutima wawe utakifuza abantu, warutsinzwe no kumva ibyo ukora byose ari ubusa. Ariko ndagira nkubwire ngo shira amanga, wumve ko Yesu ari kumwe nawe, kandi Yesu yahagurukiye kurwanya intambara ku buzima bwawe. Yesu yahagurutse kurwanya intambara ku buzima bwanjye. Reka mbabwire, dufite amateka akomeye cyane, dufite amateka y'imivukire mibi. Twavukiye mu miryango ibandwa igaterekera, twavukiye mu miryango igendera mu myuka y'abapfumu n'abarozi. Ariko uyu munsi wa none wowe, ndagira nkubwire ngo itandukanye n'imbaraga zose zagendeye mu miryango yawe, kugira ngo ubashe kurama no kubona ubugingo, kugira ngo ubashe kwaguka muri byose. Ibyo ushaka byose ujye ubibona nk'uko Uwiteka yabigusezeranije. Mureke mbabwire, mureke dushikame kuri uyu mwami, kandi uyu mwami agiye kutugirira neza. Bene data rero, ndanyuze mu mutima wanjye, nejejwe n'Imana, kandi Imana yacu izatugirira neza, kuko Imana yaradusezeranije ko itazatureka, kandi koko ntizatureka. Ibi ni ibimenyetso bikomeye cyane, ko kuba byonyine gusa twemerera ko tubumbura n'akanwa tukabasha kuvuga izina ryayo. Reka rero dusenge dusoza, kandi buri muntu wese ndagira ngo usabe umuntu w'Imana ubashe kumva ku ijambo rya TV, ukabanza kumvira ijambo umwami Yesu aduhaye. Ndagira nkubwire ngo wumve ko ukomejwe n'ubuntu bw'Imana, kandi ndagira nkubwire ngo wumvishije ijambo wongere usubizwemo imbaraga, wongere wumve gukomera. Kandi ndagira nkubwire ngo itsinzire muri wowe ni wizera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ndagira nkubwire ngo we yaguhaye intwari ikomeye, kandi intwari ikomeye iri muri wowe. Ni wowe wenyine gusa, ni wowe wenyine, kuko Yesu muzaganira umunsi ku munsi, Yesu muragendera umunsi ku munsi. Yesu azakuvugisha usinziriye, Yesu azakuvugisha uri mu kazi, Yesu azakuvugisha ntako ufite, azaduha ibyo dukena byose. Ntacyo twakena tumufite, kandi koko muri Kristo niho hari ubutunzi. Icyo ni ikimenyetso cya mbere n'abihera. Rero mureke dusenga Imana dusoza, kandi buri muntu wese nahabwa umugisha, buri muntu wese uteze amatwi ijambo Ribohora TV, buri muntu wese ubasha gukora subscribe, buri muntu wese ubasha gusakaza ubutumwa bwiza, Imana yamujije umugisha. Mana Data wa twese, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe wongeye kuduha, tugushimiye kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye kubw'urukundo, tugushimiye kubw'ineza, tugushimiye mwami ko waduhaye inshunga ikomeye, tugushimiye ko waduhaye Yonatani, tugushimiye Nyaguhora ku ngoma ko waduhaye inshuti idahana, tugushimiye ko waduhaye Kristo akatubera inshuti nziza, tugushimiye ko waduhaye umwungeri mwiza akadupfira akatubambirwa ku musaraba, tugushimiye ko yabambwe tukabamburwa, tugushimiye ko yapfiriye ibyaha byacu. Buri muntu wese uteze amatwi, buri muntu wese uteze amatwi ijambo Ribohora TV, buri muntu wese uteze amatwi ijambo ryawe Nyaguhora ku ngoma Imana, ndakwinginze ngo umuhe umugisha, ndakwinginze ngo umuhe amahoro, ndakwinginze mwami, ari uwari wihebye, ari uwabonaga nta nzira, ari uwabonaga yanzwe n'imiryango, ari uwabonaga yanzwe n'inshuti, ari uwabonaga abaye mu ndyarya gusa, ndakwinginze Uwiteka Nyir'ingabo Imana ngo umusubize mu mutima w'ihumbure, umwereke neza ko watanze Kristo Yesu akatubera inshungu. Mwami ndakwinginze Nyir'ingabo Imana, buri muntu wese wagize umutima uhendebutse, buri muntu wese wataye inzira, ndakwinginze ngo umugarure abashe gukomera ashikame nka Dawidi, nk'uko Dawidi yababazwaga ariko akihangana, nk'uko Dawidi wamuhaye igitambo gikomeye cyane, ukamuha umwana w'umwami ari we Yonatani. Ndakwinginze Uwiteka Nyir'ingabo Imana ngo wishakire igitambo kuri buri mukobwa wese, kuri umusore wese, kuri buri papa wese, imiryango yose winjire mushaka inshuti. Mwami ubahe inshuti nziza, ndakwinginze Nyir'ingabo Imana. Erega ntacyo twakuburanye, ariko Satani akomeza kuduteza imitego, akadutera kwiheba, ariko kugira ngo tugire ubwoba. Turashikamye muvandimwe nshuti, shikama kuko Yesu Kristo ari muri wowe, shikama kuko Yesu Kristo yabaye igitambo ku bwawe nanjye. Ndakwinginze rero mwami, ndakwinginze ngo buri muntu wese umugereho, ndakwinginze iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru,
ndakwinginze mwami ngo turindire igihugu cy'u Rwanda, ndakwinginze ngo urinde inzego zose z'ubuyobozi bwacu, ndakwinginze mwami ngo ugere mu gisirikare cy'u Rwanda, ndakwinginze ngo ugere mu gipolisi, ndakwinginze ngo ugere mu nzego z'ibanze, ndakwinginze ngo guverinoma yose mwami nyagora ku ngoma bajye bayoborwa nawe kandi bakora ibyo ushaka nk'uko wayoboye umugaragu wawe Uwiteka nyaguha ku ngoma Yosuwa ukamuyobora akanesha, Yosuwa ukamuyobora muri byose kandi ukamuha ingabo zimwumvira. Ndakwinginze mwami ngo utange ingabo zikomeye ku gihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Uwiteka aduhana umugisha kandi ubuntu bw'Imana bube muri twe twese uko dusangirira ijambo, kandi ndabinginze Nyiringabo Imana ijye ibana nawe kandi mubashe kumva ijambo bene data, kuko iri jambo ntabwo riba ari iryanjye ahubwo ni Imana ibinyujijemo kugira ngo tubashe kugira amahoro, tubashe no guhabwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.